turahinjira turicara turategereza. Ibyo naje kumenya nuko mu gihe twari aho twicaye dutegereje, abicanyi ba Kicukiro, Gatenga, Kagarama, hariya kuri centre bose bakomangiranye bati ngura inzira yafashwe. Ubwo abasirikare baje kuhaza bamubaza amazina ye, abanza kuvuga izina ry'iri Kristo, aravuga ati nitwa Boniface. Baramubaza bati se witwa Boniface nde? Aravuga ati nitwa Boniface ngura inzira. Baramubwira bati aguruka tugende. Mu by'ukuri ano mateka niyo tuzi neza. Uko yishwe naho bamushyize tugenda tuhumva, ariko kugeza na n'ubu ntabwo tuhazi. Ibyo twumva nuko bamujyanye hariya ku Munyinya akicwa n'abasirikare ndetse n'interahamwe zo mu Gatenga tariki ya 11 Mata. Mu mateka nasomye yuko radio RTRM yishimiye urupfu rwe tariki ya 12 Mata 1994. Abasigaye natwe inzira y'umusaraba wacu ni ndende, kubera ko amezi 3 ya jenoside yakorewe abatutsi twayamaze twihishe. Papa bamaze kumujyana, tubonye natwe baragaruka kutwica, turapfukama turasenga. Ntitwari tuzi niba natwe baradusiga, niba natwe baragaruka kudufata. Turasenga, tubona baraturetse. Bigeze nijoro hari umuntu waje aradukomanga ati muhaguruke tugende. Ubwo tuva aho ngaho ajya kuduhisha iwe, ariko naho ntabwo twahamaze iminsi. Yagiye duhererekanya n'abandi bantu, agenda babaza ati mwahishe bano bantu, mwatubabariye. Aho ngaho ku Kicukiro bakagerageza kuduhisha mu mazu tutanyuze ku mabariyeri. Umudamu nibuka waduhishe, hari umudamu witwaga Gloria, yari umudamu w'umupfakazi ufite abana 2. Ubwo nawe baramukomangiye bati waduhishiye bano bantu. Aremera, ariko babyeyi, inshuti n'abavandimwe, turi gusangira umunsi mukuru no kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, no kwibuka by'umwihariko abanyapolitike baharaniye byinshi byiza birimo ubumwe bw'abanyarwanda bakanabizira. Ndabasuhuje. Nitwa Uwukuri Ngurinzira Cyrilo, nkaba ndi umuhungu wa Ngurinzira Boniface. Navukanye na mushiki wanjye w'impanga witwa Isaro Ngurinzira Solange, utashoboye kuba ari hamwe natwe. Nari mfite imyaka 18 igihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Umubyeyi wacu Ngurinzira Boniface yari umuntu ki mu buzima busanzwe. Ngurinzira Boniface yari umubyeyi wakundaga umuryango we, n'igihe yari umunyepolitiki yafataga umwanya wo kwicara natwe akatuganiriza, agakina natwe kandi agakurikira n'amashuri yacu. Yari yarize by'indimi, ariko yari azi n'imibare cyane, nayo akayitwigisha. Njyewe imibare sinayikundaga, bikamubabaza. Nyuma naje kumenya imibare cyane, yarigendeye, birambabaza ko ntashoboye kubimwereka. Yakundaga gukora, yakoze muri ministeri zinyuranye, akanigisha muri kaminuza. Gukunda gukora niho nabivanye. Yakundaga kwigisha. Mu minsi ya nyuma yigishaga muri kaminuza y'Inyakinama, kandi akajyayo azi ko umutekano we ushobora guhungabana. Yari umuntu wakunda guseka cyane no gusetsa. Igiswende cyenda cyacyumva mu mutwe wanjye, kandi n'abari bamuzi nibyo batubwira. Igitwenge cye ntikibagirana. Yari umuntu wabanaga n'abantu bose, atitaye ku by'amoko n'uturere. Kuri we icyangombwa nuko umunyarwanda yari umunyarwanda. Yakuranye n'abantu benshi, kandi yigije n'abantu benshi muri kaminuza. Abo bose bashobora kubihamya. Yari afite inshuti zivuye mu turere twinshi tw'u Rwanda.
abari abatutsi abenshi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ariko hari n'abarokotse babayeho neza. Nguniza Boniface ari umuntu ukunda ukuri kuva akiri muto, niyo mpamvu yanyise ubukuri, kandi yarambyaye afite imyaka 26. Icyo gihe nta politiki yakoraga, yari akiga. Yangaga ivanguramoko n'amacakubiri mu Banyarwanda. Yashaka ko Abanyarwanda bose bakubakira hamwe urwabajyaye, bakaruhesha agaciro n'ishema. Ibyo byose nibyo byatumye ajya muri politiki, kuko yashakaga ubumwe bw'Abanyarwanda. Kugira nawe yemera kuba minisitiri wari ushinzwe amasezerano y'amahoro yarusha na FPR Inkotanyi. Ayo masezerano yayitayeho by'umwihariko kuko yari azi ko inshingano zayo zarimo gusangira ubutegetsi bw'Abanyarwanda b'ingeri zose, barimo Abanyarwanda bari barahejejwe hanze n'ubutegetsi bubi. Ikibabaje ni uko ubutegetsi bubi bwa Perezida Habyarimana bwamutoteje buvuga ko ayo masezerano ari ibipapuro. Perezida Habyarimana yari yaravuze ko atazashyira umukono kuri amasezerano yitagaya Ngurinzira. Niyo mpamvu Ngurinzira Boniface yageze akegura muri guverinoma kugira ngo aya masezerano y'Abanyarwanda bose, abo mu gihugu n'abo hanze bashaka gutaha, ashyirweho umukono. Icyo nakongeraho kuri ibyo ni uko umubyeyi wacu Ngurinzira Boniface yatotejwe cyane n'ubwo butegetsi bubi n'amashyaka n'ibinyamakuru byari bifite ingengabitekerezo za jenoside. Nk'urugero natanga ni uko mbere ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yari yarahanaguwe muri komine yavukagamo. Umuryango wacu ntaho wabarizwaga. Urundi rugero natanga ni uko hari abantu bahamagaraga kuri telefone yo mu rugo bagahita bavuga ngo iki gihugu ni mukivemo. Abo bahamagaraga nibo bakivuyemo kandi bijyanye. Mushiki wanjye uje neza Marie Yolanda agiye kuba ubuhamya ku byatubaye muri Eto Kicukiro. Murakoze. Murakoze. Nitwa Marie Yolanda Ngurinzira uje neza, nkaba ndi umuhererezi mu bana ba Boniface Ngurinzira. Nari mfite imyaka 13 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ndababwira ubuhamya bw'inzira y'umusaraba twanyuzemo hariya muri Eto Kicukiro, turi kumwe n'umubyeyi wacu kugeza yishwe tariki ya 11 Mata 1994. Indege wari perezida ihanurwa ntabwo twasinziriye, ariko mu rugo iwacu twari turinzwe n'abasirikare b'Ababiligi ba Minuari, twizeye yuko barakomeza kuturinda. Icyo gihe abanyapolitike benshi bamwe banashyinguwe hano nabo bari barinzwe n'abasirikare ba Minuari. Muri iryo joro papa yavuganye n'abantu benshi kuri telefone, noneho no mu rukerera aza kumenya yuko abatutsi bari kwicwa bazira ubwoko bwabo, ko n'abanyepolitike bamwe batangiye kwicwa. Twagiye twumva umusirikare w'Umubiligi umwe akomanze cyane ku rugi aho twari dutuye, abwira papa ati mugomba kuva hano, tugiye kuhabavana, tubajyana ahantu turashobora kubungabunga umutekano wanyu. Ubwo badushyize mu gikamyo cyabo badutwikira ihema, nuko baratworosa turagenda. Mu by'ukuri twaje kumenya aho batujyanye, tuhageze ntabwo twari tuzi ko batujyanye muri Eto Kicukiro. Ubwo turahagera, twari tuhazi kubera ko mama wacu yari yarahigishije muri sogonderi, kandi twari twahumviye misa ya Pasika tariki ya 3 Mata 1994. Ntabwo twahasibaga misa kubera ko twari dutuye hariya hafi ya Sonatube, keretse iyo twabaga twaburiwe ko hari interahamwe ziri mu muhanda, kubera ko hariya Kicukiro na za Gatenga na za Centre habaga interahamwe nyinshi. Aho twari turi muri Eto, nge nk'umwana, ibiganiro papa wacu yagiranye n'Ababiligi abasaba kuduhunza, nari muto cyane ntabwo nabikurikiranye. Naje kubimenya maze gukura. Ariko mu byo bavuganye yabonye Ababiligi banze
kuduhungisha nk'uko bari guhungisha abandi banyamahanga, aza noneho kubisaba Abafaransa bari muri operation yitwaga Amaryllis. Abo Bafaransa baje kubyemera, ariko Ababiligi babitambika imbere, baravuga bati uyu mugabo ni mu muhunza, turagira ibibazo by'umutekano. Abafaransa nabo bageze aho barabireka. Ubwo rero aho ngaho muri Leta ya Kicukiro tariki ya 11 Mata 1994 twagiye tubona abasirikare ba minuari baragiye. Abantu benshi barimo mama wacu bagerageza kujya gutangira ibikamyo. Abasirikare b'Imana bagombye kurasa hejuru kugira ngo batatanya abo bantu, bakunde batureke, badusige mu menyo y'abicanyi bagenda. Ubwo rero bamaze kugenda, abantu barumiwe, papa aganira n'abari bahari, abenshi bari banaziranye kubera ko bari barakoranye na mama aho ngaho muri Eto, ababwira ko we yumva twatatana tukanyura inzira zitandukanye, uzarokoka akabari inkuru. Twari dufite ubwoba, inzara n'inyota, intaramwe zari nyinshi zikikije Eto, ariko papa aravuga ngo aragiye, adusaba kumukurikira. Ubwo twanyuze inyuma ya Eto, hari amashyamba inyuma ya Eto, ubwo turagenda tunyuramo, dukomereza ahantu hari urutoki, twagerageza kunyura mu bihuru kugira ngo tudahura na bariyeri. Aho rero hari urutoki, twaje kubona umuntu umwe wari interahamwe. Turikanga tugira ubwoba, dushatse kwiruka, avuza ifirimbi, batugaho ari nka 30. Ubwo badutegetse kwinjira mu gipangu cyaraho, turahinjira, turicara, turategereza. Ibyo naje kumenya nuko mu gihe twaraho twicaye dutegereje, abicanyi ba Kicukiro, Gatenga, Kagarama, hariya kuri centre bose bakomangiranye bati ngura inzira yafashwe. Ubwo abasirikare baje kuhaza, bamubaza amazina ye, abanza kuvuga izina ry'iri Kristo, aravuga ati nitwa Boniface. Baramubaza bati se witwa Boniface nde? Aravuga ati nitwa Boniface ngura inzira. Baramubwira bati aguruka tugende. Mu by'ukuri ano mateka niyo tuzi neza. Uko yishwe naho bamushyize tugenda tuhumva, ariko kugeza na n'ubu ntabwo tuhazi. Ibyo twumva nuko bamujyanye hariya ku Munyinya, akicwa n'abasirikare ndetse n'interahamwe zo mu Gatenga tariki ya 11 Mata. Mu mateka nasomye yuko radio RTRM yishimiye urupfu rwe tariki ya 12 Mata 1994. Abasigaye natwe inzira y'umusaraba wacu ni ndende, kubera ko amezi 3 ya jenoside yakorewe Abatutsi twayamaze twihishe. Papa bamaze kumujyana, tubonye natwe baragaruka kutwica, turapfukama turasenga. Ntitwari tuzi niba natwe baradusiga, niba natwe baragaruka kudufata. Turasenga, tubona baraturetse. Bigeze nijoro, hari umuntu waje aradukomanga ati muhaguruke tugende. Ubwo tuva aho ngaho ajya kuduhisha iwe, ariko naho ntabwo twahamaze iminsi. Yagiye duhererekanya n'abandi bantu, agenda babaza ati mwahishe bano bantu, mwatubabariye. Aho ngaho ku Kicukiro bakagerageza kuduhisha mu mazu tutanyuze ku mabariyeri. Umudamu nibuka waduhishe, hari umudamu witwaga Gloria, yari umudamu w'umupfakazi ufite abana 2. Ubwo nawe baramukomangiye bati waduhishiye bano bantu. Aremera, ariko yemera mu by'ukuri yaratubonye tuhageze, aratumenya. Ubona ahise afata nk'imyaka 100, abonye yuko ari twebwe ari umuryango wa Ngura inzira, afite ubwoba ko bazatwicirayo. Ariko abikorana ubutwari, ntiyatwirukana. Yadufashe neza, akajya naducungira no ku muhanda. Iyo babaga bari gusaka yarazaga akatubwira. Twaje kuva iwe, interahamwe zihaciye zamututse cyane, ziramubwira ngo niziza zikamusangana inyenzi ziramwicana n'abana be. Ubwo rero yaradutakambiye, yumvishe ko baramwicana n'abana be, aratubwira ati
mureke nimuve hano mugende mwinjire muri kiriya gipangu, dore barangije kubasaka hariya ntacyo babatwara. Ubwo muri icyo gihe cyose hari n'umwana witwa David wari waraje kudusura mu rugo, jenoside yakorewe abatutsi itangira gihari. Ubwo mama yaje guhura na murumuna we, amuha umwana aramubwira ati fatira uyu mwana batazamunyicana, ugende uhunge uve mu mujyi wa Kigali, wenda wowe uzarokoka. David yaje kwicwa, yicanwa n'uwo murumuna wa mama n'abandi bana babiri. Papa wa David yitwaga Mwumvaneza Medard, nawe yarishwe azira ko yavutse ari umututsi. Yakoraga muri ambasade y'Abanyamerika. Abo nabo bashoboraga kumutekereza bagenda bagashaka uko bamukiza, ariko ntabyo bakoze. Ubwo twarakomeje tubaho muri ubwo buzima ku Kicukiro. Mu mpera z'ukwezi kwa 4 twaje kubona umugiraneza aradufasha, atugeza hariya kuri Sainte Famille mu babikira b'abakarikuta. Ariko rero tugomba gutandukana na musaza wacu kuko bari bavuze ko bikomeye guhisha abana b'abahungu. Atwemerera twebwe, ngewe na mama na bakuru banjye babiri, ko ari twebwe twajyayo. Ubwo uyu musaza wacu Siriro nawe akomeza inzira y'umusaraba we wenyine. Twabaye aho mu babikira mu buzima bubi, abana b'impinja bafite ababyeyi bishwe, barira umugiraneza yabumva akaza akabaha abo babikira, ariko hari indwara nyinshi, abana benshi bapfa ari benshi. Rimwe na rimwe iyo abakobwa bahakoraga bashyiragamo radiyo, twumvaga ukuntu radiyo ya RTRM yashinyaguriraga abatutsi bari barimo kwicwa, ikanashinyagurira abanyapolitike bari barishwe. Mu mpera z'ukwezi kwa 6 twari tugihari, tukicaye tukihishe. Kigali yari imeze nabi. Interahamwe zari zihari, zari zimeze nk'abasazi, inzoga n'ibiyobyabwenge bahembwaga zarabagize nk'abantu barindagiye, ariko bagishaka kwica, bagisaka, bagihiga. Bakaza aho turi tukihisha mu byumba cyangwa tukajya mu bana b'imfubyi tukabakira gutyo. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Nyakanga nibwo twasohotse mu mujyi wa Kigali, twumva abantu bavuze bati inkotanyi zafashe Kigali, bariyeri zirafunguye. Turavuga tuti tugende tugerageze gushaka musaza wacu, twumvaga tutaramuvanyeho amaboko. Ubwo twaragiye, ariko dufatwa n'interahamwe. Icyo gihe zaradufashe ziradukubita, ziranadufunga. Ntabwo ngewe navuga ahantu twari turi, nari mutoya, ntabwo nababwira igipande icyo ari cyo cya Kigali. Ubwo rero badufungiye aho ngaho, baratubwira bati turabica mu rukerera. Ubwo turicara aho ngaho, dore ko bari basigaye bica nk'akazi. Iyo ijoro ryagwaga barekeragaho kwica, bakongera bagatangira kwica mu gitondo. Twaje gukizwa n'amasasu nuko izo nterahamwe zumvishe yuko inkotanyi ziri kwinjira mu mujyi wa Kigali, badutaho ngaho baragenda. Ubwo rero twaje gusohoka muri ako kazu nanone, turadandabirana dukomeza urugendo. Inzira yabaye ndende kugira ngo tubashe kuva mu Rwanda. Abanze kudufasha ni benshi, hari n'abihaye Imana twagiye tugana bakanga kudufasha, batuziza yuko papa wacu ari ngura inzira kandi barihaye Imana. Ariko hari n'abadufashije nk'abagira neza, bagenda badufasha, tugera aho twambuka umupaka, twawambukiye Goma. Ubu rero ngaruke ku mateka ya musaza wacu twarasize inyuma uko ibyo byagenze. Siriro yaje kuva ku Kicukiro agera i Gitarama n'amaguru, ataza aho ajya, agenda yihisha. Yishwe aho ku Gitarama n'umudamu wari ufite ibyumba yakodeshaga abanyeshuri. Umudamu ntabwo tuzi izina rye, niba kiriho ngo tuzamushimire. Aho ngaho rero hari umuryango twari tuziranye, wumvishe ko Siriro yihishe muri ibyo bice. Ubwo waraje uramufasha, ukajya umubwira yuko uzamufasha guhunga. Akenshi uwo muryango kugira ngo bamuficishe kuri bariyeri barigomwaga bakariha kugira ngo Siriro aterekane indangamuntu ye, yari yanditsemo ko papa we yitwa Ngurinzira Boniface.
ubwo rero aho twajyaga twari twaramuhebye, ariko rero natwe abantu bashakaga kutwambutsa, twageze ku Gisenyi, umuntu umwe aratubwira ati nza ahantu umusaza wanyu yihishe ni hano hafi. Turavuga turatubeshye. Aravuga ati nibyo koko, aragenda aramushakisha, cyakoze no kumubona ntabwo byamworoheye, ariko ageze aramubona, araza baraduhuza. Ubwo nibwo kwambuka umupaka, turagenda tugera i Goma, turara ahantu mu muryango tutazi, wari ukennye cyane, bagasa n'abatwirukana ariko tukabyirengagiza kuko ntaho twari dufite tujya. Mama wacu yaje kumva yuko hari misiyo y'Abafaransa aho ngaho yitwaga icyo gihe mission turquoise, aragenda aratujyana, arababwira ati ni mu ntabare, ndi umupfakazi wangura inzira, ndi kumwe n'abana banjye, nimutantabara abicanyi bazadusanga hano batwica. Baramwirukana, baramubwira bati nta cyemeza ko ari mwebwe. Ariko mama aravuga ati ndatashye, tuzagaruka ejo. Ubwo rero twagannye n'abapadiri bari bari aho ngaho, ariko nabo ntihagira icyo batumarira, baratwirukana, banga kudufasha. Ubwo twabonye bigenze gutyo, mama wacu arongera aradufata, aratubwira ati tujye kureba nanone bari Abafaransa badusize rimwe muri eto, kuki ubu ngubu batadufasha kandi dushonje, dufite inzara, dufite inyota, tunarwaye. Ati mureke tugende, nibanga kudufasha turaryama mu muhanda kubera ko ntabwo nzi ukuntu tuzava hano. Ubwo rero twasubiyeyo, tugezeyo barongera batubwira yuko ibyo turi kuvuga nta gihamya tubifitiye, ariko turategereza. Nyuma yaho hari umuntu waje kuza w'Umufaransa, kwa kundi mu masezerano, mu mishyikirano hari ukuntu ibihugu byoherezaga abantu bo kuza kureba imishyikirano. Uwo Mufaransa aravuga ati reka njye kubareba kubera yuko ngura inzira nari muzi twahuriraga mu masezerano ya Arusha, mu mishyikirano ya Arusha. Ubwo rero yaratubonye, areba Siriro, araturika ararira, aravuga ati uyu mwana asa na papa we, nta kindi kimenyetso tubafasha, nari muzi naramubonye, tugomba kubavana hano kubera yuko nahundi barahabicira. Icyo gihe rero nibwo batubajije batese murashaka kujya he? Mama wacu kuko yari yarize mu Bubiligi, ahafite impamyabushobozi, aravuga ati numva najya mu Bubiligi kuko mpafite impamyabushobozi, niho nakora ngatunga bano bana. Ubwo rero Siriro uyu mureba, gusa na papa kwe kubakura dukijije, nyuma y'amezi 3 duhigwa n'abicanyi batuziza kugira umubyeyi wababwizaga ukuri. Ngibi ibyo twaboneye muri uru Rwanda rw'icyo gihe kubera ubutegetsi bubi bwari bwarimitse urwango. Nguko uko twabayeho mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikitubabaza ubu ngubu nuko abo badukijije baje gukiza n'abicanyi babahunze ubutabera. Tariki ya 15 Nyakanga nibwo twageze mu Bubiligi tuhasaba ubuhungiro. Twari batoya, ariko mama wacu akomeza gushakisha impamvu umuryango mpuzamahanga wadutereranye ukadusiga mu menyo y'abicanyi n'Abatutsi barenga 3,000 muri eto Kicukiro bakabizira. Twaje gufata icyemezo cyo kurega leta y'Ububiligi muri 2004, hashize imyaka 10 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Turega n'abasirikare 3 b'Ababiligi bari bayoboye minuari inahangaha. Twabareze dufatanyije na bamwe mu barokotse iyicwa ry'Abatutsi ryabereye hano hepfo Nyanza ya Kicukiro. Twareze leta y'Ababiligi kuba yarafashe icyemezo cyo kuvana abasirikare bayo mu ngabo za minuari, gutaha kwabo bigaha ubukare Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuba baragiye byahaye urubuga abakoraga Jenoside yakorewe Abatutsi kurushaho, bakora ibyaha bakoraga bumva nta haniro rizabaho. Twayireze icyaha cyo kuvangura, bahungisha abanyamahanga, Abanyarwanda bahigwaga icyo gihe barabatererana.
twabareze gutererana abatutsi bari bahungiye muri Eto Kicukiro bazi nkana ko bazicwa nibagenda. Twabareze icyaha cyo kugabira abicanyi umubyeyi wacu Boniface Ngurinzira kuko bamuvanye iwe hamwe n'umuryango we baduta ahantu twari dukikijwe n'interahamwe. Twareze kandi abasirikare 3 kuba baremeye amabwiriza yo kugenda bigatuma hakorwa ibyaha ndengakamere kandi amategeko ya gisirikare mu by'ukuri abibuza. Mu rukiko rw'ibanze twatsinze leta y'Ububiligi ku cyaha cy'uko ingabo za Minuari zadusize kuko yari yatanze amabwiriza y'uko abasirikare ba Minuari b'Ababiligi barimo bataha. Leta y'Ububiligi yahise ijurira, urubanza rusubikwa imyaka 6. Mu rukiko rw'ubujurire ubwo hari hamaze gushira imyaka 14 mu 2018 twaje gutsindwa. Twumva n'ubundi abo turega ari nabo twaregeraga turekeraho kuburana n'Ububiligi. Twafashe ubwo icyemezo cyo kutajurira, ntabwo twari twizeye ubutabera, ariko kandi twumva urugamba rw'amateka tutararutsinzwe kuko twashoboye gukurikirana abadutaye. Aho badutaye kiriya gihe cya Eto Kicukiro akarengane twari turimo, ntabwo twumvaga yuko tuzabasha kugera mu Bubiligi tukabarega mu kiko bakagomba kuzitaba no kwisobanura. Mbere yo gusoza nagira ngo mbabwire gatoya papa nk'umubyeyi. Papa yari inshuti yanjye cyane, nk'umuhererezi nakundaga kumukurikira mubwira utuntu twinshi cyane. Akenshi yarambwiraga ngo ntangira inkuru nshya ntararangiza iyo namubwiye mbere, akabimbwira ati ujye usoza inkuru utangira iyindi. Papa yanyigishije indimi. Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye yari yambwiye atumaze kumenya Igifaransa atubungiye kukwigisha Icyongereza. Ubu ngubu ni nayo mpamvu aho mba mu Bubiligi nakoze uko nshoboye kugira ngo nkomeze kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda nubwo navuye mu Rwanda nkiri muto. Iyo mbasha kumwereka ko nabaye n'umwanditsi nkeka ko yari kubikunda. Hari igihe nashwanaga na papa kuko numvaga icyo musabye cyose yakinyemerera. Hari igihe namusabaga nk'uruhushya rwo kujya ahantu akarunyima kubera impamvu zinyuranye, inyinshi zari z'umutekano mu myaka ya nyuma nkarira. Akambwira ati Yolanda, ugomba kumenya ko iyo usabye uruhushya uruhabwa cyangwa se bakarukwima. Ibyo rero byantoje kumenya kubaha abandi mu buzima busanzwe nubwo hari icyo baba banyangiye. Uko yahanganye n'ubutegetsi bubi byanyigishije ko uburenganzira bwanjye nubwo abandi ari ibintu bitagomba kwibasirwa, kabiswe niyo ubikora yaba yibwira ko akurusha imbaraga. Papa yari umukozi, ibyo byanyigishije gukunda umurimo kugira ngo niteze imbere. Papa yishwe afite imyaka 43, iyo myaka ni njyewe muhererezi uyifite uyu munsi. Ndamushimira kuba yarambereye umubyeyi mwiza igihe gito namugize. Papa warakoze cyane, ikivi cyawe nzacyusa. Ubu rero ijambo ngiye kuriha mukuru wanjye Olivier Ngurinzira Isabo abaho ubuhamya bw'uko twabayeho tugeze mu Bubiligi nuko tumeze ubu ngubu. Nitwa Olivier Isabo Ngurinzira, ndi umwana wa gatatu wa Boniface Ngurinzira. Nari mfite imyaka 16 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye muri 1994. Twageze mu Bubiligi itariki ya 15 Nyakanga tunaniwe kandi dufite ibikomere ku mubiri no ku mutima. Twumva isi yatuguyeho. Dufite agahinda ko twavuye mu gihugu cyacu, ko twabuze umubyeyi wacu, mbese kubura ibyo twari tuzi byose dutangira bundi bushya. Imibereho yacu irahinduka, iminsi iba miremire, tukumva ubuzima ntacyo dufitiye ukiduhishiye cyiza. Kuba impunzi bituma
twumva impamvu papa yaharaniye ko abanyarwanda bose bamaze imyaka 30 barahejwe bataha mu gihugu. Binyibutsa ukuntu umukuru wa MRND utarashakaga amasezerano y'amahoro yarusha yavuze ko papa afindafinda amahoro. Papa amusubiza ko abanyarwanda bazahitamo ufindafinda amahoro ko findafinda intambara. Mu Bubiligi twacumbitse ku nshuti z'abazungu bakoranye na papa no mu bapadiri bera. Bagenda basiba inshuti zabo niba baducumbikira. Hagati aho mama ashaka akazi kugira ngo abashe kudutunga. Anatubwira ko ku itariki ya mbere Nzeri tuzasubira ku ishuri. Nzeri turumirwa. Binyibutsa ko papa yakundaga kutwigisha. Umunsi umwe papa yampaye imyitozo y'imibare, nikora vuba kwa ko nari mfite izindi gahunda, harimo gusura inshuti, ariko kuri papa byari ukuzerera. Arankosora maze arampamagara. Olivia, wize? Mbwira ko nagerageje. Ambwira ko umwuga wanjye ari ukwiga, ibyo kugerageza ari ibya mayibobo. Aranganiriza, ambaza icyo nifuza gukora maze gukura. Nibwo bwa mbere ntari ntekereje ko nzakura ngakora mbega nkibeshaho. Uko kuganira kwamfashije gushishikarira amashuri. Twese twize amashuri turayarangiza, ariko kuba mu gihugu kitari icyawe ntibyoroshye. Ntihabura ukwibutsa ko utari umwenegihugu gakondo. Papa yadusiye turi abana 4, twese twararokotse na mama. Ntabwo yagize amahirwe yo kumenya abuzukuru be 6. Tubayeho neza. Nta rwango dufite mu mutima. Dukomeza umurage papa yadusigiye wo gukunda abantu bose uko bari, kwanga akarengane uko kari kose, guharanira ukuri no gukunda igihugu cyacu. Abuzukuru ba papa bazi amateka ye, kandi igikorwa cy'uyu munsi kizanakomeza kubibutsa umurage sekuru yabasigiye. Turazirikana imiryango y'abanyepolitike yishwe ikazima, n'abarokotse bagasigara bonyine. Mbere yo guseza ndashimira abayobozi bakuru b'igihugu cyacu kubera imirimo bakoze kugira ngo iki gikorwa gishoboke. Dukomeze kwibuka, twiyubaka, kandi duharanire ubumwe bw'abanyarwanda bose.